aravuga ngo ndaterana ibipfunsi simeze nk'uhusha, pima mu cyicu kubite, niba ari umuroza kuva imbere, niba ari karande igende, niba ari abadayimoni bava imbere yawe. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi. Abantu 3,000 bapfuye ku munsi amategeko yamanutse, nibo bantu 3,000 bakijijwe ku munsi umwuka wera wamanutse. Biravuze ngo abishwe n'amategeko bazuwe n'umwuka wera. Nshimiye Imana ko yadusubije ubugingo bushya. Imana ifite amaccessoire, ifite ububiko burimo ibikoresho bisaguka ku byo utekereza. Imana irabifite, ifite uburyo yopera umuntu ikamuremamo bushya. Ijwi ry'umukanguzi. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuge ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Imana ishimwe. Imirimo y'Imana iratangaje. Imirimo y'Imana igorigota iratangaje. Uburyo Imana itunga abantu imyaka 40 bagakura n'inkweto zigakura, ibyo biratangaje. Uburyo abantu bambara imyambaro imyaka 40 bari mu butayu bava muri Egiputa, batashye mu gihugu cy'isezerano bagakura n'imyambaro igakura, biratangaje. Uburyo banyura ahantu batarahinze batarabibye bakabona ibyo kurya, ibyo byose Imana ikora biratangaje. Haleluya. Uburyo tubaho mu mibabaro ntidupfe, uburyo inzara iza tugasonza ntidupfe, ibyo biratangaje. Uburyo Imana isasa amazi ku nyanja yarangiza ikayatworosa ku bicu, ntiturohame ntidusome nkeri, biratangaje. Uburyo Imana ibika gutwika kw'izuba ntidushye, ntirimurike ngo dushire, kandi izuba ari umuriro ukabije, ibyo biratangaje. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima kubw'ibitangaza wakoze mwana. Jambo ry'Uwiteka ryarambwiye ngo Imana yahuhishije umwuka wo mu mazuru, amazi yatembaga yema nk'ikirundo, imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Uratangaje mwana. Ni wowe ufite gukiza kose mu biganza byawe. Ujya ubwira kanseri ngo nikire ikavaho, ubwira diyabete ngo rekera ikagenda, ubwira sida ngo tuza igatuza, ujya ubwira ama hypertension na ama hypotension byose ukabibwira ngo tuza bigatuza. Uri Imana igicecekesha ubukana bw'indwara mu mubiri wamaze kubora ugatuza. Ni wowe wahamagaye Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro aritaba arazuka. Uratangaje mwana. Ntabwo uri Imana yakitiranwa n'izindi mana zose, kuko imana zabayeho zagiye ziremerera abazisenga kugira ngo bagere ku musozi batambiraho bagatwara ibigirwamana ku bitugu byabo bakabiheka. Ariko wowe ubwira Abisirayeli ngo nimuremererwe n'isanduka, ariko inkingi y'umuriro n'igicu izajya igendana namwe ibayobore. Uratangaje mwana. Uri Imana y'imbaraga yihariye byose, icyubahiro cyawe ntawe ugisangira nawe. Uri Imana iteye ukwayo, uri unique. Wowe ubwawe ni wowe ufite kubaho kw'imfubyi ise na nyina bapfuye, ni wowe ufite kubaho k'umugore umugabo yagiye, ufite kubaho k'umugabo atagira umugore, ufite kubaho k'urubyaro rutagira base na ba nyina. Ni wowe Mana ijya igena gakondo ku ncike, ni wowe Mana ijya ibeshaho abadafite shinge na rugero, kandi ugahagurutswa n'umunyamibabaro kubwo kurira no gutaka n'intimba kuwo bacurira ingone, ugahagurukira gutabara. Uratangaje mwana. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje,
iyo tuvuga imirimo yawe twibuka uburyo ngewe uhagaze wabumbabumbye igitaka icyondo ukuramo Adamu. Niwe origine yanjye, niwe originalite yanjye, ni muri Adamu mu mukungugu mu gitaka. Kandi iyo umukungugu ngiyeho ndawukaraba, nawe ukaraba sinshirane nawo kandi arimwo nkoze. Uri Imana ikomeye. Haleluya! Uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye. Ninde wundi wakwitambika imigambi yawe? Ibyo wagambiriye gukora ni wowe ujya ubikora. Wabwiye amahanga ngo ni njye, nta yindi Mana iriho. Uravuga ngo uterura amahanga nk'uteruye utuntu dutoya, ufata ibirwa nk'uteruye ikintu gitoya. Uravuga ngo kandi amahanga akomeye, amahanga y'imbaraga, amahanga arimo ibitwaro kirimbuzi, amahanga arimo ibyorezo, amahanga afite uburyo yubatse ibizazo na sisiteme zabyo. Uyabona nk'igitonyanga kiri mu kibindi, uyabona nk'umukungugu ufashe ku munzani. Urakomeye Mwami, uri Imana itagereranwa, uri Imana umuremyi wa byose. Nyemerera tuvuge gukomera kwawe. Uri Imana ikomeye. Gukomera kwawe ntibizaguteye kwibona no kwirata ngo udushyire kure, byatumye ahubwo twiyegereza muri Kristo Yesu. Uravuga ngo nimwegere icyubahiro cyanjye. Ijambo ryawe niko ryambwiye. Ubwo babandi batemerewe kwegera umusozi wa Sinayi wo mu mahanga, atari igihugu cy'isezerano, atariho wababwiye kujya, ukawubabuza kuko wahageze, ariko kandi ubajyanye mu gihugu cy'isezerano aho uzaturana nabo, ukahashyira intebe yawe ya Mesiya, ukahashyira intebe y'ihongerero, ukahashyira ahera hahera, ukahashyira ubuturo bwera, ukahashyira igicaniro cyawe. Uri Imana ikomeye. Ubegereza umusozi wa Sinayi, uravuga ngo ntimuwegere kandi bawurebesha amaso. Urangije wanditse arabihamya, aravuga ngo ariko twebweho twegerejwe umusozi wera, ururembo rwera Yerusalemu nshya, ari rwo rurembo rwo mu ijuru. Oh haleluya! Kandi twegerejwe iteraniro ry'abamarayika, kandi tubaranwa n'abana b'imfura batabasha kubarika. Izina ryawe ni igitangaza. Urakomeye Mwami. Mu mataba ujye utubera Imana. Imvura iguye uradutwikirira, kuzuba tugendera mu gicucu cyawe, mu butayu ahatera n'ahatabibwa Mwami ujye uduha kurya ibiri mu isezerano ryawe. Urakomeye Mwami. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima. Uri Imana ikomeye n'ukuri. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora byose Mana, yo nta muntu wakwigana ngo abishobore. Wowe uvurisha amaso akondo. Uri Imana ikomeye. Umubi iyo udukoze mu maso, umubu udukozemo turatokorwa amarira akaza, kugeza ubwo hari n'udusimba twise ngo ni utunyarira jisho tukaturiza. Munyarwanda yaciye igisakuza aravuga ngo narakurizaga narakurutaga waduriwe. Nkuriza nkuruta ni akantu gatoya gatuma tuboroga, ariko ubugeni n'ubugenge bwawe butuma uvurisha ijisho icyondo. Ntabwo nzi uburyo bikoramo, ariko nzi uko uvuga, iyo uvuze birakunda. Wowe Mana y'imbaraga uruta byose, urakomeye. Imana itinyuka guhamagara umuntu waboreye mu myenda yashyinguwemo, iminsi nimaze yaraturitse, ukamubwira ngo Lazaro uza aho ubika ubuzima bw'umuntu, nyamara mumva habitse umubiri waboze harimo umunuko. Wowe ugahamagara ubuzima, ubuzima bukabwira umubiri ngo ngera ubeho, umubiri ukabwira igufwa ngo komera, igufwa rikabwira umutsi, umutsi ugasubizamo umusokoro, umusokoro ukongera ukavura amaraso, umuntu akabaho agasohoka ari muzima. Igitangaje, akazuka atarwaye indwara yamwishe. Uri Imana ikomeye Mwami. N'uyu mwanya hari ibintu wavugana nabyo kuri twebwe bikazuka byari byarapfuye, twebwe tubitse ibibazo byabyo, we wabihamagara bikaza. Imirimo yawe n'ibitangaza ukora Mwami, imirimo yawe Mana iratangaje. Ntabwo tucyemererwa gusenga tureba i Yerusalemu, waduhaye ubuturo muri Kristo Yesu. Urangije uravuga ngo aho mu kuri no mu mwuka nimwo ushaka ko abagusenga bakwiriye kuba bari. None natwe turaje, imirimo dukorera
irahambaye. Wowe waducunguje umubiri wa Kristo Yesu, amaraso ye aratweza, ubugingo bwo muri we buratuzura, urangije uduha kuba bazima, duhumeka umwuka w'ubumana. Ubu twebwe duhumeka ubumana. Umwuka wawe wera ni imiterere yawe, ni imitegekere yawe, ni matsiyeri zimwe mu zikugize, urawuduha kugira ngo tube communicated nawe, tujye tuvuga utwumve. None n'ubu ndimo ndakumva, uri Imana irema, ujya ufata igufwa ryaboze ryamunzwe ukarisubiza ubuzima. Vugana n'imitekerereze y'umuntu ukurikiranye ijwi ry'umukanguzi, wongere umusubize ubuzima. Ineza y'Imana igaragare, icyubahiro cy'Imana kiganze, amaboko arema yongera areme icyubahiro cy'umuntu watawe, yongera areme imbaraga z'Imana zongere zireme. Ni wowe muremyi wa byose, gira ibyo urema kuri twe, imbaraga zawe zireme, icyubahiro cy'Imana kiremeshe imitima y'abantu bari baguye umwuma. Iyo nibutse imirimo wakoreye i Karumeli, bintera kugushima kubw'ibitangaza wakoze. Kumenya umukiza bimbereye umukesha mwinshi, ntabona uko nasobanura urukundo rwenda rwumvise rungeze ku mutima. Ndumva imbaraga nyazo zibohora, mubwira ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Mubwira ashira amanga, muntu nyumva ashira amanga we gutinya, umwami ni mwiza pe, uruhuka umutima. Musomereza zandiko z'umukunzi we, zo mu byahishuwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, bwanditswe na Matayo, bwanditswe na Luka, ndetse ubwanditswe na Mariko. Mumusomere za nzandiko z'umukunzi we, mumubwire ngo humura, umwami aragukunda kandi witinya. Turagushimiye mwami, wowe uri igitangaza n'ukuri. Umuntu uri kutwumva, sabye ubwenge bwe gukuzwa n'Imana, sabye imyumvire y'umuntu uri kunyumva gukuzwa n'Imana, kugera ku rwego akura. Warabivuze uravuga ngo Joshua mwene Nuni, ndi Uwiteka Imana yawe, uyu munsi ndatangira kugukuza imbere y'Abisiraheli. Ntabwo Joshua yahise akura ngo aganguze, ntabwo yabaye munini, ni maturite, yarakuze aba maturity, agira IQ iri extra, uraya progretinga, arangije agira imyumvire isobanukirwa n'ubushake bw'Imana, agira imyumvire yegera Imana akamenya Imana, agira imyumvire yumva ijwi ry'Imana mu majwi y'abantu akamenya ko Imana ivuze, agira imyumvire imenya ko Imana ikorana n'abatanzi. Hanyuma aravuga ngo nimuhagarare muri Yorodani, atangira gutegeka nk'uko Imana itegeka, atangira gutsinda kugeza ubwo yatinyutse marayika aramubwira ngo uruwahe, uri uwo mu bande, uva mu yihe unity, bataliyani yawe ni iyihe? Aramubaza ngo uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha? Gutinyuka no gukuzwa k'Uwiteka byatumye abangurira inkota imbere ya marayika, atinyuka ibiteye ubwoba. Marayika ahamiriza umwana w'umuntu aramubwira ngo nje nonaha kuza buri muntu wese uri hano, urwego rutuma ibimaze igihe n'ibijubu bitamutera ubwoba. Intambara, imyuka, abadayimoni b'uruhererekane mu kirere, abapfumu n'imbaraga z'abacunnyi, abashitsi n'abakonikoni, abaragura n'abaterekera batamuhabura. Ineza y'Imana igaragare, dukuze ku rwego twumva ijwi ry'Imana, tumenye imigambi y'Imana, dutinyuka ibihe kuko Uwiteka ari we ubigena. Niturangiza dutinyuka abantu kuko nta muntu watsinda Imana. Ijambo ryawe ryarabitubashirije rivuga ngo
gutinyira icyo umuntu uhumeka uwo mu mazuru gusa, kuza umuntu uduteze amatwi uburyo butuma atinyuka iminsi, kuko ayirimo ntiramwica. Iminsi iriho kubera abantu, ariko abantu ntibariho kubera iminsi. Twe gutinya ibiriho kubera twe, ahubwo bitinye twebwe bibereyeho mu izina rya Yesu Kristo. Kuza buri muntu wese ku buryo avugana n'umugisha we, umugisha ukamwumva, umugisha ukamumenya, ineza y'Imana iganze. Lobelia nga enima horia pelikosando nima ehoria donans ledikita bolima enehoria. Urakoze Mwami, turagushimiye. He kugira umuntu uba mu mikino y'umwuka, ahubwo intsinzi y'agakiza iganze kamere zose kugira ngo zihindurwe izo kumvira Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusangire ijambo ry'Imana, kandi mbahaye ikaze mu kubaho kw'Imana. Kera umuntu wumva gusenga, kera umuntu uganira n'Imana, yamaze kumva impinduka z'Uwiteka muri we, amen. Zaburi y'150 murongo waho wa mbere kugera ku wa 6 haravuze ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishakwa n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka, amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Shaka kuvuga gatoya kuba mu isanzure ry'Imana. Nimara kuvuga kuba muri iryo sanzure ry'Imana, turaba dusoje dufatikanye gusenga. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga iki gitabo cya Zaburi mu buryo abantu benshi babuzimo. Bibiliya y'Abaheburayo cyangwa Bibiliya y'Abayuda ifite Zaburi ibice 5, igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane kugera ku cya 5. Hanyuma twebwe Bibiliya yacu yo muri 93 hamwe n'izo muri 5 kangahe kuza, Bibiliya tugenda dukoresha ama new version menshi afite Zaburi kugera ku 150. Izi Zaburi rero zose zo mu 150 ntabwo ari uko zinyuranye n'iziri mu gitabo cy'Abayuda, ahubwo nuko Abayuda bazishyira mu byiciro bakurikije aho baziririmbira. Kuko hari Zaburi zaririmbirwaga muri rubanda, hakaba na Zaburi ziririmbirwa i Yerusalemu, hakaba na Zaburi ziririmbwa n'abayobozi b'indirimbo. Murabizi Dawidi yari yarakoze itsinda, amatsinda 28 y'abaramyi, yahoraga isaha ku isaha, every hour mu rusengero rwa Yerusalemu habaga harimo abaramyi. Itsinda ryaramyaga isaha, irindi rigasohoka, hakabamo isaha iyo yacogoraga yajyaga kuryama hariya Yerusalemu, akabwira Imana ngo ndyamye imbere yawe, kuko niho yitaga mu isanzure ry'Imana, niho yitaga ahera h'Imana. Impamvu nyinshi ziriho. Impamvu yahitaga ahera h'Imana, niho hari ahera hahera, niho Uwiteka yakoreraga. Kari agasozi katagira umupfumu, katabaho umurozi, kari agasozi katageraho abasambanyi, kari agasozi buri muntu wese ageraho afite ibyaha akabanza gutambirwa ibitambo. Biravuze ngo ni mu cyanya cy'abakiranutsi. Ndi kuganira namwe ku isanzure ry'Imana. Biravuze ngo Yerusalemu ni mu cyanya cy'abakiranutsi. Nimbivuga ntimuze kuhitiranya na Yerusalemu ya none, kuko ntigifite igicaniro, ntifite ahera hahera. Muribuka ko umwenda ukingiriza ahera watabutsemo ubwo Kristo Yesu yari amaze gutanga ku musaraba i Golgotha. Ijambo ry'Imana niko ryambwiye ngo ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Kristo, ngo binyuze mu mubiri wo ari wo mwenda wari ukingiriza ahera. Bivuze ngo Kristo amaze gutanga umubiri utabutse, twabonye inzira inyura mu mubiri kubw'amaraso ya Kristo, tukinjira muri DNA, tukagira uturemasano, tukaba connected n'uturemasano two muri Kristo. Kristo akaduhuza n'Imana, natwe tuba ibiremwa bihimbaza bikaramya Imana. Niyo mpamvu Bibiliya y'Ibyahishuwe iravuga ngo muri abami n'abatambyi mu rusengero rw'Imana. Impamvu turi abatambyi si uko dutambira abandi bitambo, nuko ahubwo tubamenyesha iby'igitambo. Turasa n'abapresenta igicaniro cy'Imana
ariko gutambwa kwa Kristo, tukababwira iby'igitambo ari wo mubiri wa Yesu. Ibyo dukora n'ibyo twahamagariwe bitugira umutambyi mu cyimbo cy'Abalewi, kuko Abalewi batambaga bakoresheje inyamaswa, amatungo, ariko twe tuba abatambyi tugendereye mu mubiri wa Kristo Yesu. Imana ishimwe. Iryo naryo ni isumbwe. Mu gihe bagiraga imbaraga ziturutse mu bimenyetso byari bigizwe na manu, ibisate by'amabuye, inkoni ya Aroni, bakagendera ku bihamya by'iby'Imana yakoze ku nyanja itukura. Twebwe twazuranwe na Kristo, ntabwo twambukijwe, twarazuwe. Ibigwi byacu ntibyanditse ku mabuye, ntabwo izo nyuguti ziri ku mabuye. Yandikira Abakorinto yarababwiye ngo turi ababwirizabutumwa b'isezerano rishya, tutabiheshejwe n'inyuguti, ngo kuko inyuguti zica, tubiheshejwe n'umwuka, ngo kuko umwuka wera ahesha ubugingo kandi inyuguti zica. Ibi ni bibibutsa, muribuka ku munsi wa Pentekote usohoye, abigishwa bari hamwe mu mwanya umwe, Petero asohoka akababwira ngo umwe mwishe mukamubamba niwe utumye tuvuga ururimi rutamenyekana, ni nawe utumye tuvuga ururimi rw'ubuhanga muri mwebwe muzi ko tutije, ni umwe mwishe mukamubamba. Mbivugiye iki? Nuko hakijijwe abantu 3,000. Nimureba igitabo cyo kuva 32 kugera na 6, je pense que ari aho, Bibiliya ivuga Mose ava ku musozi wa Sinayi, asanga Abisirayeli basenze ibigirwamana, baremye mu kimasa, arangije afata ibisate by'amabuye abikubita hasi, arababwira ngo nimufate inkota mwicane. Baricana, Abalewi bafata inkota bicamwe abantu 3,000. Cyo nari ngiye kuvuga ni iki? Abantu 3,000 bapfuye ku munsi amategeko yamanutse, nibo bantu 3,000 bakijijwe ku munsi umwuka wera wamanutse. Biravuze ngo abishwe n'amategeko bazuwe n'umwuka wera. Nshimiye Imana ko yadusubije ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Kubw'amategeko ntitwari turiho, twari mu isi tutagira Imana rurema. Kubw'amategeko nta mutambyi twagiraga, ariko kubw'ubuntu n'umwuka wera twarazutse, twazoranwe na Kristo. Pawulo yabibwiye Abaroma, aravuga ngo mbese ntimuzi ko ababatirijwe muri Kristo Yesu bahambanwe no muri we bakanazukana nawe? Aravuga ngo iteka tugendana urupfu rwa Kristo mu mubiri. Aravuga ngo nubwo mu ndeba sinjye uriho, hariho Kristo Yesu muri njyewe. Ndi kugira ngo tuganire ku isanzure ry'Imana. Hariho amasanzure atandukanye. Isanzure riri scientifiquement, abascientifique bavuga ni isanzure ririmo ibyaremwe n'Imana. Ntabwo abantu bose ariko babyita, ariko niko mbihamya. Ni isanzure ririmo imibumbe myinshi, ni isanzure ribamo inyenyeri, ni isanzure ribamo ukwezi. Ibyo birimo bizwi n'abantu ko biriho. Abantu barabireba, bazi amasysteme, bazi amagalaxy, bazi amaparweri. Ntabwo ndi bubivuge muri terime astronomiste, siko ndi bubivuge uburyo abastronoge babivugamo. Oya, nshaka kubitwara spirituellement, kuko iryo ni isanzure. Kugira ngo umuntu agira imbaraga ku isi, ibihugu bikomere, nuko biba bifite icyogajuru mu isanzure, nuko biba bifite satellite. Nta gihugu gikomera kitagira iyo satellite, kuko satellite hari izishinzwe ibintu bitandukanye. Zishinzwe ubuyobozi bw'ibinyabiziga, buryo ibinyabiziga bigira satellite yabyo mu muhanda ibiyobora. Abantu ntabwo babizi, ariko niko bigenda, kuko amamodoka afite ikiyayobora, agira ama computer, yego, ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo mufungure amasense akore, zumve kontakte z'imodokari zanyu. Ntimugire ngo ni ibintu biri connected ku modokari gusa, biri connected no mu masatellite. Si ibyo nshaka kuvuga, ndagira ngo mbisobanureho gatoya muze kunyumva. Dufite amatelefone akorana n'ayo masatellite. Rimwe na rimwe hari igihe bajya bababwira mukabona itangazo ngo muze ngo gufunga amatelefoni, ngo ararazimije, ngo muyashyire kure, ngo kuko ngo hari imirasire ngo iri buze kuva ngo kuri Marse, ngo ikore urugendo ngo igiye ngo ku mubumbe runaka kuri Saturne. Sinshaka kuvuga ibyo byose, ndagira ngo mbabwire ko mubizi. Ni iki gituma iri sanzure, ubu buhanga bukorwa n'abantu, bukora iki mu isanzure? Bwa mbere bwegeranya abantu bari kure, begeranya. Kabiri, buba ikirango cy'umuntu. Iyo utazi aho umuntu ari, isanzure, aya masatelite ahari agukonekta n'umuntu uri kure. Ndabizi muraza kunyumvira mu mwuka, kuko nicyo ngendereye. Isanzure ririmo ibyogajuru byinshi bitanga amakuru y'intambara, bitanga amakuru y'ibindi. Bene kubikora babyise satellite, dushyire ku mucyo.
ku mugaragaro. Dufite interineti n'amadaguneti. Daguneti ni abakorera mu mwijima bagakora ibintu byo mu isanzure n'ubundi. Murabizi ko ari umwijima, icyo mwita giza. Hanyuma hakaza na interineti, entrenetre, twinjire mu isanzure, twinjire muri netre. Aha mureba ikirere kiri, hari ibintu byinshi bihanyura. Hanyura ibitekerezo byawe n'ibyanjye bigahura bikarwanira mu kirere. Hanyura inzika n'inzigo z'abantu, umwuka w'abantu niho urwanira. Hari igihe nigeze mbibigishaho mbabwira ko ishyari burya ni ibitekerezo bibi by'umuntu bituye muri we, ariko bikrosinga intambara ihoraho yo mu isi. Hanyuma ikintu kiproduza ishyari n'ububi bw'umuntu ni imyuka mibi yo mu kirere ikorera mu batumvira Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo myuka mibi rero kugira ngo ibe connected n'abantu, murumva ko ifata urugendo ituruka mu kirere iza ku muntu. Rero umuntu unyura mu kirere ntabwo acamo connection zinyuzemo. Hari icyo bita ama waves, ni inzira, ni impuzanzira zigenda zihuza ibintu n'ibindi mu buryo busa n'ubutagaragara, ariko shimikoma buragaragara, na physically bushobora kutabonwa n'amaso yacu aka kapipiye ngo kakabone, ariko amatelescope arabireba akabibona. Kuko nshobora kuguhamagara uri muri Amerika cyangwa uri kunyumvira aho uri kunyumvira, naguhamagara wowe ukagira ngo ngewe uguhamagaye ndakwegere, cyangwa se ni telefone ziduhuje gusa. Hagati yanjye na telefone yawe, hagati ya telefone yawe n'iyanjye nkoresheje, harimo impuzanzira zituma iyo direction, icyo cyerekezo, telefone itakiyoba hanyuma ikajya kuri nimero yawe. Biyoboka rero bishingiye ku makode, kuri kode. N'urugero, mfite telefone, ngiye nkoresha telefone, singiye kwamamaza ikigo runaka nkoresha, ariko igira kode, ifite izina yitwa, hanyuma izina ryayo ni icya mbere mu birango byayo, hanyuma ariko ikagira kode. Abantu benshi bazita taci, bazita amataci, bagafata na twa tundi tw'amabuto bakatwita ngo ni tushe, ngo ni agatushe. Ngira ngo ni ururimi ruba ruhindutse. Taci ni ugukoraho, n'ubundi tushe ni ugutusha, nyine ni Igifaransa. Nabyo ni mu myumvire. Hanyuma iyo mfashe telefone yanjye, ndabizi ibyo ndi kubabwira murabyumvira mu mwuka, ntabwo muri bwumvire mu mubiri gusa, uretse ko naho kubyumva ntacyo bitwaye. Iyo mfashe telefone yanjye, reka nyivuge, ni urugero, ifite amakode yayo, ariko reka mvuge ko yitwa ya zero. Niba yitwa ya zero, uruganda rwayikoze rwakoze na accessoire za ya zero. Ngeze aho nshaka kuvuga kugira ngo munyumve neza. Niba telefone yitwa ya zero, uruganda rwayikoze rufite pochette ya zero, hanyuma rufite na protector, screen protector ya zero, rufite na screen ya zero, rufite na motherboard ya zero, rufite na system charge ya zero, rufite buri kintu cyose, n'amakonegisiyo, ko telefone igira utunuze tw'amarezo natwo twa ya zero. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ibyo byose biriho, biri connected na satelite y'itumanaho. Bivuze iki? Biravuze ngo ibiriho dufite bihuriraho turi, ariko ihuriro ryabyo, igihuza ubuzima bwabyo, kiba kiri mu isanzure ku bw'ubuhanga bw'umuntu. Abantu benshi mujya mubona iminara ntabwo ari yo ishyiraho amarezo. Iminara iba kugira ngo ihuze amarezo. Rezo ntiziturukaho iminara iri, oya, rezo zituruka mu byogajuru, mu masatelite, hanyuma iminara igashingwa, bakayikonekita na satelite kugira ngo iminara ihuze amakonegisiyo mu isi iminara ishinzwemo. Reka ngaruke mu isanzure ry'Imana kugira ngo ntaza kuba confusinga. Imana yaravuze ngo tureme umuntu, nk'uko umuntu yagambiriye kurema ibinyabiziga, machine, computer, amatelefone, akarema ibintu runaka, ama GPS. Iyo tuvuga GPS, abantu barabyumva ko ni ikirango kiranga aho umuntu ari.
ni global position system. Hanyuma niba ari global position system, murumva pozisiyo urimo ni systeme yagutse iri globale igaragaza aho ukorera n'aho ugenda. Imana rero yaduhaye GPS ituma tuba connected spiritual Roma, yaduhaye umwuka wera. Amen. Yaduhaye umwuka wera ko Bibiliya irabivuga, iravuga ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso cy'amaraso nabasigiye, na cy'amaraso namennye. Imana ishimwe, cyo ni ikimenyetso, ni ikirango gituma Imana itureba ikabona turabayo, ni amaraso yo muri Kristo Yesu. Hanyuma kuba tubaye abayo ntibituma tuyumva cyangwa ngo itwumve, ariko yo iratubona. Irashaka rero ka GPS, akantu gatuma tuba connected nayo. Ifata ubuzima bwo muri yo, Imana ishimwe, ifata imibereho yayo, ifata imiterere n'imitekerereze yayo, irayiminimiza ku rwego ubumana mu mubiri, iduha umwuka we. Reka nganire n'umuntu wese. Hari abantu bicara mu control room bakareba ibyogajuru bazamuye, kuko control room hari icyogajuru kigira ibyo byumba bakontororeramo ibindi, ariko hari n'igihe bagikonekita n'abari mu nyanja bakabikontororera mu nyanja, kuko akenshi niho bikorerwa. Hanyuma ariko kandi iyo satelite ivuyeho zijya zipfa, birashoboka ko mu isanzure ry'ibyogajuru uyu munsi ibipfuye biriyo nibyo byinshi kuruta ibizima. No mu isanzure ry'umwuka niko biri, abapfu bari kugenda bagwira kuruta abazima, ariko abageze mu ijuru baragwiriye. Niko umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira muze mwisigara. Imana ibaha umugisha. Iyo satelite ivuyeho bihita byiyandikamo disconnected, iri disconnecting ikavaho ntibikiri connected. Umucyo w'Imana muri twe uduconnectinga nayo. Iyo umuntu aguye mu cyaha bicana birawoninga, biracana danje, iraka irakora. Nyuma y'iki kiganiro ndumva ninyoborwa n'umwuka uko Imana ibidushoboza, tuzakorana ikindi kiganiro cy'ibintu umuntu yirinda kugira ngo adatakaza ubuzima bwe n'Imana, imibereho ye n'Imana. Tuzandikaho ibintu bingahe umuntu yirinda kugira ngo akomeze kuba mu busabane bwe n'Imana. Ni amahame ndakuka atagira. Rero hari abantu baba bari muri danje. Mujya mubona ambulance, iyo ambulance yatwaraga umuntu uri danje yagiraga icyitwa intabaza. Intabaza mu buryo bubiri bw'amatara cyangwa indangururamajwi. Hari igihe yahindaga uyu muntu ukamenya neza ko umuganga uri bumwakire cyangwa umupranto uri bumwakire ari bumuhitirize muri urgence. Hari abantu rero imbere y'Imana bari barabaye disconnected, Imana ibabona baryamye muri urgence, ariko baryama muri urgence nta muganga ubitaho, nta gaserume, nta mutanzi bagira, nta gitambo bafite, nta gicaniro, tutari kuri bomboni. Hakaba n'undi muntu uba muri urgence ariko ari kuri bomboni. Abo ni abantu bakoraga ibyaha bakabona ibitambo, ako ni akabomboni katumaga bakomeza guhumeka, ariko nyamara si uko badapfuye, nuko bo bafite umuganga, umutambyi abagira imbere y'Imana, bagira rumu ya urgence. Yego, umutambyi arajya ahera hahera abatambire. Imana ibona babaye disconnected, bakeneye ko kuba activated imbere yayo mu isanzure ry'Uwiteka ni benshi. Imana irangije ibitekerereza muri Kristo Yesu. Mvuga ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, riratubwira ngo kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera ahabwe ubugingo buhoraho ntarimbuke. Ndagira ngo nkubwire ko muganga iyo agiye gupima indwara ufite ajyana ubuzima bwawe burwaye. Ashobora gutwara inyama yawe, ashobora gutwara amaraso,
ashobora gutwara igipimo runaka ariko kiva kuri wowe urwaye. Icyo nshaka kuvuga ni iki: wowe kugira ngo mu isanzure ryawe n'Imana bakumenye bakumve, ni uko umubiri wawe urwaye, izo ntekerezo zawe nizo wemvestisa, nizo utanga. Imana iradukeneye. Pawulo yabibwiye Abafilipi, arababwira ngo mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu n'ubugingo n'umwuka wanyu birarindwe, ntibizabeho umugayo. Aravuga ngo Imana y'amahoro rwose ibeze mwebwe umubiri, ubugingo n'umwuka. Ibeze Imana y'amahoro. Mu isanzure ry'Imana mpagaruke, ntaza kuba confusinga, nkaza no gutinda. Isanzure ry'Imana uyu munsi ni Kristo Yesu. Ndabisobanuza ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwami bwose n'intebe z'ubwami byose byaremewe muri Kristo Yesu, ngo niwe wabiremye ubwami bwose. Reka nsacingira ijambo kugira ngo n'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 haravuze ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose. 14 haravuze ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Iyo ni maintenance Yesu yadukoreye. Yadukoreye ka operation, aratwopera vraiment, Imana ishimwe. 15 ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. 16 kuko muri we arimwo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Birumvikana ko niba twararemewe muri Kristo Yesu, isanzure ryacu ni muri Kristo Yesu. Niba twararemwe ku bwa Kristo, tukaremwa na Kristo. Hari abantu bari bube confused for this word, kuko hari abantu batajya basobanukirwa n'iri jambo n'ibyanditswe byera. Nituvuga ngo Kristo niwe muremyi, dusubire inyuma ho gatoya mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Usubiye mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, mwihangane mpasome, mba nanga kuvuga amagambo kuruta ibyanditswe kugira ngo namwe muze kuhashakira ibyanditswe byera mu bibone. Imana ishimwe. Haravuze ngo jambo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Icyo nicyo nashakaga ko mwumva. Uwo yahoranye n'Imana, mbere na mbere iyo bavuga ngo yahoranye n'Imana baba bavuga icyubahiro mu ishusho y'ubutware. Umwuka wera ugasobanura Imana mu mirimo, mu ishusho y'imirimo. Kristo agasobanura Imana mu ishusho y'umubiri. Umubiri, ubutware, imirimo. Yesu wabyawe na Mariya ashushanya Imana mu mubiri. Hanyuma umwuka wera twuzuye usobanura ishusho y'Imana mu mirimo. Niwe udukoresha, niwe ukorera muri twe, niwe ugendana natwe, niwe udushoboza. Iryo ni isanzure ry'Uwiteka mu bizera. Hanyuma Imana Data, Yehova, Yahwe, Adonai, Jehova Tikeno. Imana bisobanura Imana mu ishusho y'icyubahiro. Niyo mpamvu mutarayibona. Icyubahiro cy'Imana ntikingana n'imbone z'amaso, ntikingana n'imyumvire yacu, ntikingana n'ibyo twibwira. Abakerubi bayiri imbere nibo bakibona, bahora bayibwira ngo urera kandi urakiranuka, urera urakiranuka. Ibizima bine bikitwikira mu maso ngo ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bigatwikira n'amaguru, bivuze ngo ubutumwa uduha burindwe, bikagurukisha andi mababa kandi umujya umwe, bihagarara imbere y'Uwiteka. Imana ni nyiri icyubahiro. Abakuru 24 bahagarara imbere y'Uwiteka bahamya ko Imana ari ikiranuka. Nimusome ibyahishuriwe Yohana, Bibiliya iravuga ngo mbona iyicara kuri ya ntebe ihaguruka, ibumbura igitabo, ngo abari mu ijuru bikubita hasi. Mu ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange,
bahera ko bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa no guhimbazwa n'ibyiyicaye kuri ya ntebe. Kugira ngo umuntu uri mu isi ayobora undi uri mu isi, ni uko akoresha imbaraga zo mu isanzure isi irimo. Kugira ngo Imana itubone mu isanzure ryayo, nuko yasize isanzure ryayo ry'ijuru. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo yatekereje ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, asiga ubwiza n'icyubahiro, asiga ubumana n'ubutware, arangije aza mu isi. Umva ukuntu Bibiliya ivuga ngo yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata, yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba rukojeje isoni, kugira ngo umuntu ayobora ibiri mu isanzure, nuko agira icyogajuru mu isanzure, nuko satelite ijya mu isanzure, kugira ngo umuntu abone amakuru y'inaha, amenye uburyo atarakinga amatelefone, nuko abona access ku biri mu isanzure, nuko agira abona uburyo aba connected n'ibiri mu isanzure, yarangiza akayobora. Kugira ngo rero Imana itubone muri iri sanzure ryacu, kuko twari twarabaye disconnected muri Adamu wa mbere, Imana yatwoherereje indi GPS, ikindi kirango cyaho duhagaze, itwoherereza Kristo Yesu, kugira ngo nitumwemera tube tubaye n'ubundi activated, twongere tube connected. Tumaze kumwemera aduha umwuka wera nk'ikirango Imana ireberamo ikatubona. Uyu mwuka wera rero aduhuza n'Imana, aduhuza n'isanzure ry'Uwiteka. Niyo mpamvu umuntu ahagarara mu isi akababwira ngo Imana iravuze. Amajwi y'Uwiteka ni umwuka wera. Iryo ni isanzure ry'Uwiteka tureberamo turi hano, ariko ayo ma waves yo mu mwuka, izo nzira, iyo well spiritual, inzira yo mu mwuka ikaduhuza n'Imana, tukamenya imigambi y'Uwiteka. Mu isanzure ry'Imana umuntu amenya icyo Imana igambiriye. Mu isanzure ry'Imana umuntu yumva amakuru y'Uwiteka. Mu isanzure ry'Imana Imana idutegurira uburyo dutsindamo intambara. Amen. Kuba mu isanzure ry'Uwiteka, ngeze aho nashakaga ngakonkiriwa ngasenga. Kuba mu isanzure ry'Imana, kuba mu isanzure ry'Imana, uravuga Imana ikakumva. Umuntu uri mu isi atagira telefone ameze nk'udatuye mu isanzure y'abantu. Iyo uvuze nta muntu ukumva, kandi umuntu ufite telefone ntiyumvwa n'abahamagaye gusa. Abashinzwe umunara wa telefone ukoresha n'abandi bashobora kuwinjiriramo bashobora kumva ibyo uvuga. Ndagira ngo mbabwire ko iyo tuganira n'Imana, abadayimoni batrakinga iminara yacu bamenya ko turi gusenga, nubwo batamenya uko Imana ibigenza, kuko imvugo y'Imana igarukira umuntu w'Imana itwika, iza ari umuriro. Niko ijambo ry'Imana rivuga, mujye mwumva ibyanditswe byera. Iravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rihindisha ibirimi by'umuriro hejuru y'inyanja. Wowe iyo uvuga, ijwi ryawe ringana n'imbaraga ugira muri Kristo Yesu, ariko ijwi ry'Imana iyo rivugana natwe rizana n'ubutware bwose mu bumana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rirema, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rizura, niyo mpamvu ijwi rya Kristo rivuga Lazaro. Urupfu rwararutse ruruka umuntu muzima, urupfu rwararekuye, Imana yongera ikuvugeho. Umuriro w'Imana utwike mu kanwa ka Imana ikuvugeho. Nta muntu ujya witambika icyo Imana yavuze, nta muntu ujya witambika icyo Imana yavuze. Rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwumbwire, ngaho genza uko ushaka, Mana yanjye sinifuza guta uko naje. Oya pe, oya, ntugume uko wumvise ijambo wari umeze. Oya, Imana iguhindure, Imana iguhindure, Imana iguhindure, Imana iguhindure, Imana iguhindure. Ndumva hari umuntu ndi kuvugana nawe mu isanzure. Umuhanga mu isi ntabwo abika amakuru mu isi, ahubwo abika amakuru mu isanzure. Amakuru y'ibyo muvuga, amakuru y'isi, amakuru y'ibihugu, amabanga y'ibihugu. Mwese mujya mwumva utwo bita boîte noire mu ndege.
Ni amakuru menshi ashobora kugenderwaho hagafatwa n'amakuru iyo ndege y'igihugu iyo ndege yagiye igwamo yagiye inyuraho. Ni amakuru ashobora kudisikonekitinga ibyogajuru bimwe na bimwe bitewe n'uburyo bakonekitinze, bitewe n'uburyo indege ziba ziri konekitedi n'amasatelite yazo. Ni amakuru ashobora kuzimya cyangwa akatsa ibyogajuru byazimye cyangwa akazimya ibiriho. Mwese mujya mubyumva, ayo makuru yose aboneka binyuze mu isanzure. Natwe iyo turi mu isanzure ryacu tugira amakuru y'ibanga. Imana nivugana nawe ujye ugira ibanga, nikubwira amasezerano y'ibyo izakora ujye ugira ibanga. ko ni ka buwate noire kawe, ujye ugira ibanga. Impamvu bakita buwate noire ntabwo aba ari uko ari umukara, ahubwo ni uko aba ari amakuru atari ayo ku mucyo, adakwiriye kujya ku mugaragaro, adakwiriye kujya ku karubanda. Kagira ibara bashaka bitewe n'uruganda rw'indege baritera kara bashaka, ntabwo ari neseseroma ibara bashaka, ibara runaka ngo ni ibara ry'umukara. Oya, ayo ni amakuru. Dufite amakuru Imana yavuganye natwe, ndagira ngo nsenge. Dufite amakuru. Hari umuntu wicara isanzure ry'Uwiteka ryaramuhaye amakuru. Ndagira ngo nkubwire ngo amakuru yo mu isanzure ry'Imana yicwa n'umuntu wayabwiwe gusa. Ni wowe ufite ubushobozi bwo kuyatamo virisi. Nta wundi muntu wakwica icyo Imana yavuganye nawe, ariko wowe wakirogoya, wava mu mugambi w'Imana ukajya inyuma y'ibyasezeranijwe. Na Satani ntafite ubushobozi bukura umuntu mu byasezeranijwe, no. Ariko umuntu, imyumvire y'umuntu gusa ibwira intambwe yawe ngo sohoka mu mugambi w'Imana, ugasohoka. Ni bimwe nababwiye ko uruhare runini ku muntu ntabwo ari Imana irugena, no, ruva mu mahitamo abyara imirimo dukora. Kuko Imana ntigeze ihitamo ko uzasaza ugumiwe. Ntabwo Imana yahisemo ko tuzicwa n'abarozi, ntabwo yahisemo ko uzabura ijambo aho uhagaze, no. Yavuganye n'abizerera babwira ngo icyo muzerekezaho amaboko nzagiha umugisha. Iravuga ngo aho muzakandagira hazaba habaye ahanyu. None ubuze nasiyonalite mu gihugu wagezemo, ukandagiye kuri aeroport barakugaruye, uri kuri aerobasi, ubuze bisi utega, uri mu isoko uhabuze ikibanza ukoreramo, uri mu isi uhabuze gakondo, kandi dufite isezerano rivuga ngo tuzakandagira hazaba habaye hacu. Hari amakuru y'ijuru utamenye ubye, hari ayo wamenye urayatanga. Kuko Yosefu ntabwo yari kujya muri Egypti ataravuze inzozi yarose, zari gusohoreraho yaroteye, ariko yavuze amakuru ye ateza ishyari muri bene nyina. Bene se baramurwanya, baramugurisha. Urugendo yakoze ruturuka ku ngaruka z'ibyo yarose akabivuga. Hari ingendo mukora zituruka ku mabanga mwamenye, mutigeze mugira buwate noire y'amasezerano yanyu n'Imana. Mwahaye isanzure rindi, muhaba kompeteteri ba diveriseri banyu, mubaha amakuru y'Imana yagambiriye. Ndagira ngo mbabwire ngo aya masosho media yabaye insinzi kuri twebwe, kuko ndababwiriza ndi hano mukumva yabaye insinzi, ariko arongera agaragaza weakness side yacu. Yarongeye agaragaza intege nkeya zo kuri twebwe. Amacacizi menshi ari gufungwa, bamenye hehe ko dusenga iminsi myinshi? Ni kuri social media, kuko twatangaje iminsi dusenga. Bamenye hehe ubuvumo dusengeramo? Ni amaserifi twariye, dutanga amakuru mu yindi sanzure. Isanzure yafata bitandukanye n'ikirere cy'iwacu. Bamenye hehe ko mujya musenga kuri uwo musozi? Nabifotorejeyo, nababivuze. Wanze kugira amakuru yo mu ibanga, icyo nicyo cyakwishe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yatuvuzeho bike, itubikira byinshi. Hari ibyo yavuze bamenye, hari n'ibyo izakora kuri wowe itaravuze. Ndagira ngo nkubwire ko hari igaruriro. We garuka ku Mana, aho guhunga Imana yigarukeho. Yigarukeho mu isanzure ry'Uwiteka harimo byose. Nashatse kubabwira ngo isanzure ry'Imana ni muri Kristo Yesu. Ubwo byose byaremewe muri Yesu, ni no muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bari active. Twebwe turi connected muri Kristo Yesu. Ababaye disconnected bagumana amakuru ya mbere yo mu byambere bya Kristo. Niko ijambo ry'Imana ryavuze, ibya mbere bya Kristo. Niko Pawulo yabwiye Abaheburayo mu gice cya 6
ngo ntidukwiye guhora mu bya mbere bya Kristo Yesu. Igice cya 6 Abaheburayo umurongo wa mbere yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana bundi busha. Twe gushyiraho urundi rufatiro, urufatiro rwacu ni muri Kristo Yesu. Kwihana no gutamba ibitambo by'ibyaha ntibyemewe, igitambo kiri muri Kristo Yesu. Kwihana no kwatura ibyaha twakoze tubyaturira abo twabikoreye, hanyuma tukareka, hanyuma kwatura tukatura ibyiringiro, tukatura ko Kristo ari umwami n'umukiza, tukatura ibyo twizera. Imana ibaha umugisha. Munyemerere soreze kuri aka kantu gatoya. Ndagira ngo mbabwire ko igipfuye kiri mu isanzure ntabwo kivayo, n'umuntu uri kure yaryo ntabwo agikurayo. Icyogajuru kivuye mu isi kikajya mu isanzure kigapfa, biragoye kugikontorora, biragoye no kujya kukimanura. Ubwo buhanga buragoye, biragoye. Hari ibintu bipfira mu buryo bw'umwuka rero. Imana yarabivuze ngo mbwirira abo b'Ilawodikiya ngo bafite izina ry'uko bariho nyamara ari intumbi. Hari abantu bapfiriye mu isanzure, umuntu ntagerayo ariko Imana irabibona. Ikindi, ikigeze mu isanzure ari kizima gikomeza kubaho, ndavuga kizima mu binyabuzima. Mutumva abahanga, Abanyamerika, Abajapani, Abarasha birirwa basiganirwa ngo kujya ku yindi mibumbe. Hari imibumbe ibaho ubuzima nk'uburi inaha mu isi. Babonye umubumbe uriho ubuzima umuntu yageraho akabaho akarama ntapfe. Babonye kugerayo ari imyaka 45 uvuye mu isi, uri mu cyogajuru kirukanka cyane 45, basanga ibyo yabarya, ibyo yabakora, uko yababayeho n'ubundi yagera yapfuye, barabireka. Ariko isanzura ikinyabuzima iyo kigezeyo aho kibaho kidapfa, kuko ubuzima bwaho ntibukururana n'ubwinaha. Igitera urupfu si cyo ngiye kuvugaho, ariko igitera urupfu of course ni ikibanza gusazisha umubiri kigatera indwara. Mu isanzure rero rindi, mu yindi mibumbe iri mu isanzure nta ndwara ziriyo. Ku byorezo runaka, ku byuka runaka, ibyo byuka rero ntibiri mu isanzure. Muri iyo mibumbe yindi ntiriyo. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hari ibintu byawe byajyanwe. Imana yigeze yabaza Yobu ngo ntarakurema wabagahe. Yobu ntiyamenye icyo Imana yari imubwiye. Yari gushaka kumubwira ngo wirizwa n'abana bawe bapfuye, nabashyizaho wari urutararemwa, nzabakurayo mbakugarurira ubabone nk'uko nawe wisanzuriho. Mu magambo mato noroheje cyane kugira ngo munyumve, ndagira ngo nkubwire ngo hari ubuzima uzi ko bwapfuye kandi Imana yarabushyize mu isanzure ryayo. Ndagira ngo mbibutse ko ibi byose mubona mu isi bituruka ku bwenge bw'ibyavuye mu isanzure. Hari igihe nzababwira gukorana n'ibiri mu yandi masi, gukorana nabyo aricyo gituma dukorana n'Imana, si twe gusa, n'abahanga bo mu isi bakorana na za alien. Ntabwo ari twe gusa, hari n'abapfumu bakorana n'ibiri kuzimu. Amasanzure yinjiranamo. Niyo mpamvu iyo utakaje imbaraga zo mu isanzure ry'Imana, uba mu rindi sanzure uri indushyi yo muri ryo, kuko imbaraga zacu zituruka mu isanzure ry'Imana. Iyo utari connected no mu isanzure ry'Imana, wowe uragenda ukaba indushyi, urasenga ariko ntibikunda, kuko umugisha wawe ubitswe mu maboko y'Imana, byaremewe muri Kristo Yesu. Inzu yawe iri mu masezerano, kubera iki Imana ikubwira ngo nzaguha inzu. Ntabwo iyirema umunsi uyinjiramo. Imana iyirema ikiyivuga, iba yubatse, Imana ikayifata ikayikuzanira mu bumana bwayo. Inzu yawe iri mu y'abandi. Umukenyero wa Kuro wabaga mu wa Berushaza, wabaga mu wa Dariyo. Imana iravuga ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Umwami uwukenyeye arabona ari uwe, ariko Imana yareba ikabona ni uwa Kuro. Hari inzu yawe iri mu y'abandi, hari intebe yawe iri mu y'abandi, hari ubutware bwawe buri mu bw'abandi, hari imodoka yawe iri mu y'abandi, hari UPI yawe mu y'abandi. Biriho, Imana yarabiremye. Urasabwa kuba connected n'Imana. Warangiza ukaburana nk'umugabo witwa Karebu, ugasaba gakondo yawe. Uyu mwanya turi kumwe, Imana itumanurire gakondo zacu, Imana iguhe gakondo yawe.
narabibabwiye, ubu nibwo ndi kwinjiza mu masezerano, ndi kwikonekitinga n'ibyanjye, sinshaka kubitegereza nabyo bintegereje, ndavansa negera imbere. Pawulo niko yaravuze ngo ndimo ndasiganwa simeze nk'utazi yonjya, aravuga ngo ndaterana ibipfunsi simeze nk'uhusha. Pima mu cyicu kubite, niba ari umuroza kuva imbere, niba ari karande igende, niba ari abadayimoni bava imbere yawe. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi Baramu na Baraki bashakaga. Barabizi ko Abisirayeli batazaturiye muri Mowabu, bashaka kubavuma ngo bagere muri gakondo zabo ari ibivume, ntacyo bazimarira. Hari abantu bageze mu rugo batagishoboye kuzubaka, babibicamuke kubera inzira banyuzemo, ari abasore n'abakobwa. Mani kurinde umuvumo wa Baramu kwicira mu nzira. Hari abantu babyara umwana akaza igihe uburyo avutsemo n'ukuntu abaye, akaza yaramugaye. Hari umuvumo wa Baramu uri gutuma abana basambana n'abashiki babo. Hari umuvumo wa Baramu uri gutuma ababyeyi basambana n'abana babyaye. Mani bakize uwo muvumo wa Baramu. Ko Baramu yabonye nta kindi yabatega, aravuga ngo reka tubatege intonorano. Intonorano ni inyama zaterekereshejwe. Aravuga ngo tubatege n'ubusambanyi. Mani kurinda umuvumo wa Baramu utuma uba disconnected mu cyumba cy'ububiko bw'amasezerano y'Imana. Uko isi ibika amakuru mu isanzure ryayo, niko n'Imana ibika amakuru mu isanzure ryayo. Wowe ntiwapfa kugera mu makuru y'ibihugu runaka, biza uburyo bikavaringa amakuru yabyo. Uwo ni umuntu wabikoze. Niba umuntu waremye telefone, ndacyabyibuka, yarakoze na accessoires zayo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakuremye siyo yabura accessoires zawe. Ntabwo yabura igufwa iguha, ntabwo yabura umugongo usimbura, ntiyabura amaraso asimbura yo. Izatuzura gute? Umubiri waraboze, magufwa yaramunzwe, izabikora ite? Imana ifite amaccessoires, ifite ububiko burimo ibikoresho bisaguka ku byo utekereza. Imana irabifite. Ifite uburyo yopera umuntu ikamuremamo bushya, ikamuha igifu gishya, ikamuha imyijima n'ibihaha bizima, ikamuha umugongo muzima. Imana igira amaraso mashya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ifite amaccessoires. Imana ifite pièce de rechange, irazifite. Imana iguhindurira umwana wawe mu bundi bwenge bushya. Imana ihindura umugabo wawe mu undi mutima. Dawidi yarabisenze, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndeme mu mutima mushya, ndeme mu mutima mushya. Imana iguha umutima mushya, utararikira inzoga n'itabi, utararikira amaraya n'abapfumu. Imana iguha umutima mushya. Ni isanzure ry'Imana. Ibyo uzi byapfuye, Imana yabishyize muri stoke yazo. Kuro nyina yaramaze imyaka 17 azi ko yabyaye umwana upfuye. Ku mwaka wa 17 Estashe se wa Mandina, sekuru wa Kuro, aramuhamagara aramubwira ngo umwana wawe ariho, ngwino ufata umwana. Hari imyaka ugize uzi ko mariage yapfuye. Amakuru mashya aturutse mu isanzure ry'Uwiteka. Imana iracyashoboye kurema, Imana iracyakora. Urabizi ngo uzapfira mu bukode, Imana iracyagira amazu. Imana ikura mu nkambi, Imana igitanga intsinzi, Imana igitanga ubuturo, itanga akavukire, itanga nationalité. Imana igibitanga, Imana igiburana ikanesha. Amakuru yo mu isanzure ryacu aravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntacyo azatwara itorero. Amakuru yo mu isanzure ry'Imana yacu aravuze ngo barateranye ariko Imana ntiyari ibirimo, itatanyije izo nama zagukorewe. Amakuru yo mu isanzure ryacu aravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Turagushimiye Mwami. Abantu babaye disconnected, ongera uba connecting nijoro. Mwuka wawe wera yongera ganze muri twe, wongera utuyobora ukorane natwe, wongera utwigishe kukubaha no kuba connected, wongera utwactivating, tube activated, wongera uvugane natwe tukumve, ducomeke, twongere tukumve, twongere tukumve, twongere tukumve, duhe imitima mishya.
ibiganza byacu byongere bikoreshwe n'Imana, kanwa kacu kongere kuzura ubutware, kambara ubutware, cyubahiro cy'Imana no gukiranuka biri muri twebwe byongere bibe urumuri n'umucyo, abisi babone kugirirwa neza n'Imana. Ndagushimiye Kristo, buri muntu wese wakiriye ibye yifatikanye nanjye kugushima, tuvuga ngo urera mwami, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha ku bwa Kristo Yesu. Turabasaba gukomeza gutera inkunga ijwi ry'umukanguzi kugira ngo dukomeze kubana mu ijambo ry'Imana, ubufasha bwanyu mu buryo bw'umwuka kugira ngo ivugabutumwa rigere hose kandi mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ijwi ry'umukanguzi.